n'amafaranga uzayashaka ariko mu mfite burayi amafaranga urumva ugomba kuyashaka mu burayi nzayashaka hasi hejuru icyo bizansaba cyose nzagikora ariko ngombe mbona amafaranga wakiziza ukarangiza ko nadusigaje umwaka umwe basi ugashaka akazi we kutakabonye njye ariko ndacyarishyize umutima ku masomo Mika ntusenga Mika wabaye ikirara Mika wirirwa mu nzoga wirirwana n'abagabo kuko ngo ukorere iki nk'umuvandimwe wawe ngiye ko bimbabaza ujye uza tujyana njye nawe nose sinumva ufite ikibazo ujye uza tujyana ngiye tujyane mwari amayoga uri kujyanamo n'aburiya butipe tuza rero tuza ubundi se buriya umuhungu muzima ugutereta umuhungu wagutereta ni uwuhe tutabishye umuhungu muzima ugutereta ninde reka mubwire umwe aransohokana nkumva sawa urumva ariko ndiwe aho nyine presentable haribi rero njye nta rukundo ngira icyo nshaka ni najyaga ngira ngo kuba mukuru niko kugira ubwenge cyangwa kureba kure ariko maze kubona ko bihabanye cyane sawa mama pasiteri sawa kuko wahindutse warabaye mama pasiteri wahindutse koko noneho ndabona wambaye neza wikweje ntabwo utagize ntabwo wiriwe muri za mpenure zawe akose kuko mbabara umbwiza ukuri noneho ikimbabaje mama ntabwo azi ibintu wirirwamo ngewe rero n'ibindenga ngewe nzabimubwira kuko imyitwarire yawe ntiriseseme nzabimubwira nzumva hari ikintu wabwiye mama uze tumenya ko ntakiri mukuru wawe Mika nzabimubwira kuko njye imyitwarire yawe imaze kubona iriseseme nimba ndi mukuru wawe uzibeshye ubundi si ugomba uzamera gutyo kugira ryari ibyo birakureba ubundi si ubwo wakijijwe ukava muri ibyo kizwa ndeke Mika untera umujinya mu buzima buriya buhungu n'iki bwaguhaye koko nakubwiye ngo kizwa ndeke ku buryo ubu wanze no kujya ku ishuri ngo ugiye kwirirwa utegereje umushyitsi ariko uyu mukobwa ara nakubwiye ngo iki ubundi si ubwo uri kubona uri kumpa uruhe rugero kari nkawe nakigiye imico myiza nkagufatiraho urugero rwiza mu by'ukuri uri kumpa uruhe rugero ariko hari uwakuntumye muri aya masaha abakobwa bari ba mama naho wowe hosha ndabona utunaniye pe kwirirwa utsindwa ubu n'uyu mwaka ndaje mbona uzasubira mu masomo kuko azagufata wiga ryari se ahubwo se uzatangira kwandika igitabo ryari igihe abandi bazacyandikira niho nanjye nzacyandikira wambabariye kuko wambabariye njyewe noneho akavuyo kawe ko kwirirwa uzana ubuhungu hano njyewe nzaguta mwino nzu nigendere uzibeshye uve hano nzaguta hano nigendere nibane kandi nzanabibwira mu rugo kuko njye ntabwo ibi ngibi nabishobora ntabwo nabishobora rwose ese umukobwa udashoboye kwiha agaciro ngo amenye uwo ari we akora ibikwiye wirirwa yarayagaye mu bahungu n'abagabo b'i Kigali no njye ntabwo twakorana nzaguta hano ngende usigare wenyine wisanzure ko nshobora njyewe urambangamira sawa nigendera sawa nzigendera kwihangana biranze Mika ntabwo nakomeza kuba mu buzima kwihangana biranze pe njya nicuza n'impamvu njyewe wabaye mukuru wanjye nuko nta ruhare mbifite ntabwo wakabaye mukuru wanjye ujya gushaka undi mukuru wawe uzajya wumva ko ubuzima ari uburara ubundi se kuba ikirara bizakugeza kuki niyo niriwe hano ndi kukureba njyewe inzoka irandya kuko imyitwarire nkaka nkakubise niba uko bitande Mika uzapima unkorewe nubwo uri mukuru wanjye ariko mbona ubwenge bwawe nuko wasanze nigendere ku ishuri mwihorera tumuka nyine agashinzi kamenyerara usiko njye nta muntu ujya umenyera
niko gasa kanyamagare na sheri wanjye. Oui, alors? Shu Karame Shu. bite se? Ni byiza my love. umeze neza? Meze neza kabisa, ndumva mu mutima noneho nekanye. Nari nabuze amahoro narakuvugisha. utari wampamagaye se? Shu, reka nkubwire. Mm. Umva, uzi ko utekereje kumpamagara, nanjye nari nangiye kureba nimero zawe ngo nguhamagare. Ndagukumbuye. Wow, nanjye nuko nukura ahubwo. Ndumva noneho nitubonana. ngwino usure. waje ukansura. Shu, are you sure? I'm more than sure. ngwino usure. Uri mu rugo? ndi mu rugo. Shu, natwe rero twari twagize agapoze. Uyu munsi ntabwo nanjye nari nagiye ku kazi, nari ndi mu rugo. Ariko niba uri mu rugo nahita nyaruka nkaza nkakureba kuko ndagukumbuye. Reka iyo tutari kumwe ntabwo mba nekanye. Numva nta mahoro mfite ni ukuri. ngwino usure rero. Nze ngusure? Humura my love, urukundo rwanjye. Humura rwose, urabizi ko nakubwiye yuko umva ukimpamagara nanjye mba ngutekereza. Kukugeraho ni iminota 5 ntabwo igeramo. Sawa baby. Shu uzi ko mbona nicara nkatebe reka kireho gusa. Baby wanjye. Wishu umeze ute se baby wanjye? meze neza. nari mukumbuye. Sure. biteye ubwoba. Biri serious? ni ukuri nari mukumbuye. ese ko nsuje nk'umuntu utarumva. sheri ukuntu naguhobeye. nta n'ikibiso wampaye ariko shu ako uko ndi umusore bishongwe n'ibikaka n'ibitoza nk'iby'Aburahamu. ndabizi sheri. Urabizi? niyo mpamvu naguhise. ese habe n'akabiso ko kwita nabi tawe ubuse kweri uko wansuje nkavuga ati suyu ni sheri cya. oya aha ni turabikora ahandi. uyu munsi se haraza gushya hadashya ngo tugende. uramumbuye cyane se? ndagukumbuye nari mukumbuye cyane ariko cyane noneho sibyo. uhora umurera udusiripise twatanje. Nega njye nawe turakundana, niyo mpamvu mba ngomba kudukora. Sure. Kubwo ngukunda. Ugomba kudukora. Iyo sibyo uvuga uri seri cyane. Ariko noneho ako heruka muri zero ryawe. Shasi imeruka reba dore n'umusatsi wacikiye busheri. Abuce ariko uracyari mwiza nawe urasaza. Ariko ntukagire ikibazo. Nise ko nta kintu wamburanye. Nta kintu wamburanye sibyo. Urabizi ko ibyinshi umbwiye tubikemura. Sibyo. Ahubwo ndaje ndicara kuko nsanzwe wicara mu mwobo izi ntebe zanyu. Ariko tugomba kugura izindi. Sibyo. Ese sho. Utagiye ku ishuri. Shashu umunsi ngomba kwirirwana nawe reka. Ugomba kwirirwana nanjye. Ni nawe uteganije wowe ngomba kwirirwana nawe. None se mu ishuri ntibizagorana sho. Oya nta kibazo. Ko kaminuza bigari twese twarize amakaminuza babigoranye. Uratsindwa teyari. Ugatanga amafaranga usibye ko nyine amafaranga nyine nta kibazo. Ariko humura nta kibazo. Nta kibazo mfite. Noneho uri mwiza noneho nzone. Shu.
numva nahita nguhera kakageza aha ngaha oya nasi reka ngusome aha ngaha nta ari kibazo aha n'aha ngaha urahitamo aha ngaha nta kibazo kubera ko udahitamo oya hano aha ngaha turata hahandi aha ngaha ni nibyo hahandi byiza aha ngaha uzi ko amafaranga y'abampaye nyine narayakoresheje ntabwo ndisukisha ntabwo wisukisha okay cyo kwisukisha sinakubwiye ko nta kibazo ugomba kugira cyo kwisukisha cyo nta kibazo ugomba kugira cyo kwisukisha nta kibazo rwose sibyo nakubwiye ati nta kintu ugomba kumbura sibyo muzagira ikibazo mari biramari kubera ko mari kubera wowe ubundi mari kubera ko bwawe nakubwiye ngo urumva imbere y'Imana kwako Imana ariyo nyine yaturemye ariko nyuma y'Imana hakurikiraho wowe nawe ugomba kugira ikibazo sibyo bamari ndahari ku bwawe ntukagira ikibazo kandi hari byinshi sibyo ese nta kindi kibazo ufite hano mu rugo nta kindi kereka sitoke sitoke bigendanye n'ibyo kurya se kutari wambwiye kandi aricyo kintu nanjye kukubwira okay oya nta kibazo okay ntukagira ikibazo cy'amafaranga ikibazo cy'amafaranga rwose cyo cyarakemutse Imana iba yarakibwiye rero amafaranga mfite mba ngomba kuyasangira n'umukunzi sibyo se uwo muntu ko yakomeje kuguhamagara cyane ukaba utamwitaba wamwitabye bari kunesha umutwe nyamara asanga ari sister wawe wamwitabye ko nta kibazo Hey, what's up, baby? What's up? I'm good. What's going on? I'm in class. Baby, naguhamagara kandi gatanu nani kweli utamfata kuri yani. No, Mr. Surprise on the call. Naretse ntiwajya hanze gatoya ukamvugisha baby cyangwa se ukanyandikira message kweli. Are you sure ko uri mu ishuri? Mu ishuri. Ese ko utavuga ko numva ko numva utavuga? Urarwaye se? Oya. Ese ko ubundi iyo wamvugishaga ko abanyeshuri basakuzaga nkumva kuri muri kase ko ndi kumva uri ahantu hatuje tu. Ndi muri class. Ndi muri class. Uri muri classe? Okay. Gusa, I want to talk to you. Urabizi ko mukunda, right? Kandi I believe in you. All I believe in you. Ndakwizeramo kabisa. Mwizeramo cyane. Ndanakwizera cyane. Nizera ko kabisa you are super girl. Ntabwo wantenguha muri rusange, sibyo? That's my queen. Yeah! That's my queen. No. Ntacyo ubwo uri muri class nta ribi. Nari nshaka kuza kukureba ariko ntabirenze. Ariko ubundi reka waza kukureba ukansanga uvuye class hari ikibazo? Kubera iki se? Wabitse shuye ibiki urabona njyewe naje guta igihe hano iwawe ese ngoma amakuru rero ufite undi muhungu mukundana arongera araguhamagaye mwitabe cyangwa kwanza wumukubye tubanze tuganire sibyo
ese reka nkubwire ni iki wamburanye? turigana. buretse murigana sibyo? Okay, kwigana nyine ndabizi ko ari ibintu bisanzwe sibyo? Ariko kwigana no gukundana ni ibintu bitandukanye sibyo? So nyumva, reka mubaza akabazo, ako ni ikibazo. Wamburanye iki sigaye gituma unendeka ukankira hejuru y'abandi basore, usibye ko n'ubwo busore nabuze, ku busore ntabwo mbuzi sibyo? Ariko uburyo numvaga muvugana, reaction wari urimo ugaragaza, emotion, noneho ariko abakobwa b'iki gihe nta nubwo mugira n'isoni. None nakwicaye n'iruhande kanakumiro, umva kuvira noneho narigenje. Noneho muye n'isadunda kwe muye n'isadunda ko nta kintu uvuga wamburanye iki sibyo? Ari ukwisukisha ndagusukisha sibyo? Ari imyenda urambwira kubera ko nzi yuko uri umunyeshuri, kuko uwo muntu tubanze tuvugane banze ibyo bisonera rwanda sibyo? Ari imyenda unyatse ndayiguhereza sibyo? Ari ukuntu mubayeho ndabizi ukuntu mubayeho sibyo? Ibyinshi urabizi ko akari ngiye ubikora. Ni iki wamburanye? Ese niba ako se kutavuga rega wigize ibubu, ese mu kanya ko wavugaga wigize ibubu, ndabona wicaye uzwagira ngo ni ikivaze cy'ururabo cyisa ngaho, ugasanga ari ka gahungu kaje. Karibu. What's up? Mbivuga. Okay. What is happening? Reka nze ndebe na. Yo, bro! Reka nze ndebe. Damn! Wowe uje gukora icyanga? What? Wowe uje gukora icyanga? Umva bro, tubanze twumvikana. Bro, this is my guy, bro. This is my guy, bro. Kirwana, umusa, this is my guy. Dekura. She's my guy, bro. Dekura. Please. Dekura mukaritasi. She's my guy, bro. She's my guy, bro. Hey man, dekura. Damn, bro. Bw'intumbwa yawe ndekure. Mwambabariye koko. Uretse wowe ugire kwa. Bw'intumbwa yawe ndekure. Nako ndakurenganya. Man, urandenganya ubundi wowe ushuturuka. Kanganya ukora neza, bro. Toka genda wakika. Kenga utuganize ko. Kukiyisetsa man. Nakoze iki man? Man uretse. Man, iyi nzu mwayigeza akarima kiruza k'ibijumba man. Nyirashya w'imini. Sobanura. Ngo iki? Oya vuga ese ko mbona ko muri se wifata vuga musobanurire. Ni inshuti yanjye. Ngo ndi inshuti yawe? Wambwiye ko ndi sheri wa musobanurire, mubwire neza, mubwire. Ngo ndi inshuti yawe? Njye ndi inshuti yawe? Ibintu byose njye nabakoreye. Ibintu byose nabakoreye. Saro zose, imyenda yose mugurira yose. Ngo sheri, ngo stoke yara none utangiye kunyita inshuti yawe imbere y'izi mbwa z'abasore ziza zingwa hejuru. Reba ukuntu burya ajanika. Ndavuze ngo ninde kinya. Hekize. Oya musobanurire neza. Sheri musobanurire neza. Mugi Basi hari ikintu ntabwo abakobwa bo muri iyi minsi. None se oya wowe baburetse. Umva musa.
basi umva ariko mubwire sibyo okay ngo sobanura ibintu neza mwese muri abasheri bawe kungu iki mami umukobwa we muziranye uyu mukobwa muziranye basi nakoze akose mwe muretse nyine mubanze mumbwire mani akose mani buretse mani reka kwipfusha mani ujye nawe ujye umuntu w'umugabo reka ko bari kuzana ibintu by'ubugoryi mani icyo kozi ko bigira abakobwa uri murigira ibiki bro kuba bigira hano buretse ikizi iki mani bantu sobanure mani mubanze mutsobanure uyu ni sheri wanjye uje nawe unyikubitaho bimeze bite bro wavuye muze kwa mutezo wavuye bantu mbwire bimeze bite bantu mbwire bro man okay over bro this is my guy bro please ndakomena cyangwa ushwanyaguze none ahangahe mushwanyaguze mufate urumva right mwambabariye nge mwambabariye right ntuzongere no gukora amakosa yo kunkora reka tubikemure ku mahoro revera uramusohora ugashaka nyirashyano kwanza mubanze musobanure mubwire ukuntu bimeze reka uramwikoresha mani sobanura utamukora sobanura uyu ni sheri wawe ese ko nanjye ari sheri wanjye basi ni iminota mike yo kumuvugisha wasanga wanamushutse wakirara ese ko n'ubundi indaya y'umukobwa n'ubundi muvuga mani uranyita sheri indaya bro ndakora mani sinakubuje bro ujya kunkora wo uvuze ngo iki bro uvuze ngo iki wabwa uvuze ngo iki bro uvuze ngo iki se mani so wanjye ni indaya bro atansiyo uvuye no atansiyo muvuye no mu cyumba niwongere kuza mani nyikoresha wo mani reba uburyo urimo uraza umwedurira mani umupira wa kintu uza amafaranga nawe uguze ubwo wowe wagufata gutyo wowe wakishima wakibwa bro wandikuye ahubwo reka mubwire oya ngewe ndashaka ko sibyo banza unyumve neza baburetse garuka urajya hese garuka hano banza umva se baburetse sibyo baburetse uyu byose ni umukobwa yadutendekaga turi babiri sibyo okay yadutendekaga turi babiri sibyo yandiye amafaranga nawe ubwo wenda hari ayo yakuriye ahubwo bimeze bite uretse muvugisha nta kibazo njyewe nta kibazo ubu ntakiri na sheri wanjye vuga ariko abakobwa b'iki gihe ngo pe akusimani ntabwo uzi kuvuga ntabwo uzi kuvuga nta nubwo uzi no gusobanura se n'umukobwa ego kuva wo mu perezanti ngo mbaye besto ipange mishyirizo n'ababwirwa ndagusohokana every Sunday izi ntebe waziguze every Sunday mama wawe mu cyaro umwohereza amafaranga. Why you do that for me? Why? I say why? I say why do you do
Why you do it for me? Why? What happened? I paid all. Nishyuye byose. Even the school. Look at the skin. Umushahara wanjye w'ukwezi ngo utsindaho. Manyirekera wikigira nawe rwose. Sobanura. Umbase. Banza tubwire nawe ukuntu byagenze. Sibyo? Mani nawe ntukamere mani nk'aba baby mani. Nese ubwo ubaye iki? Ubaye iki? Akusi wabikoreye iki kugira ngo dutendeke turi babiri? Ngo twese iki? Oya ari kusobanura. Mood? Oya baburetse ibyo avuze urabyumvishe. Ngo twese uradukundaga. Haradukundaga se. Ese wabonaga turi imfizi z'akarere k'umuco. Bro, aburetse ariko avuga iki? Sinakuretse sinaguhaye umwanya. Nawe mereza umwanya. Twese ngo yaradukiraga kute, twese yaradukunda. Bivuze ngo baburetse izo reaction mani banzo. Bivuze ngo twese yaradukira. Sibyo? Uyu mukobwa nta rukundo agira. Uraho ngaho urizariza mani. Umuntu ufite ubwanwa mani. Urizariza. Mani umusate. Reka mubwire. Reka irishyana turisiga twamura neza ibintu. Sibyo? Waradukina. Ngo sobanura. Byagenze gute? Muri make hamwe sinarabakunda. What? Ngwiki? Dang! Yaradukiniye. Abana b'abakobwa ntabwo bakina bo muri iyi minsi, ntabwo bakina. Yaradukiniye. Uraho urimo urasara mani. Ukikoresha ibintu mani. Okay. Nazo. Right. Wagize gute? Kutukubarire. None se ubundi ngiye hari ikibazo ngiye nibaza. Uri musaba n'imbabazi ubundi. Twese uradusaba imbabazi. Twese twaragukundaga. Uyu waramukundaga uri sheri wawe. Yari sheri wawe. Nanjye unkunda ndi sheri wawe. Mubizi neza ko dufite turi babiri. Kugeza ngo ugere ku gisi, wagira ngo ugere ku gisi. Sobanura nyirashya. Yatugeze akarima. Base ninde ukunda kurusha muri twebwe babiri? Ninde ukunda kurusha undi? Vano ubutese uri kuvuga ngo twese uradukunda. Wavuze umuntu ukunda. Ndabakunda mumbabarire. Hano habaye iki? Mika hano habaye iki? Titi nawe mbabarire. Ko muri hano byagenze bite ko Sobanura kandi. Hano habaye iki? Bite byawe? Kuzi ke wakako wambeba wese uradukunda. Niko ko mutambwiye hano habaye iki? Imbeba mbishi. Hano habaye iki? Mwampa umwanya mugasohoka mukagenda. Ko muri gushwanira hano mu iwacu bite byanyu? Ariko ubundi mwambabarira ibintu byose nge natanze uzabinyishyura. Mugende mu mwanya. Tugende ma. Tugende. Ko mwaduteye ibite byanyu? Mbe ntaragatabyaye iwayo sha. Kraya gusa kabici ko. Mugende nawe. Ako se ubanza umbwire ubu bite byawe? Bwana ntabwo twiziranye cyane niyo nayo mpamvu nitwaye nabi imbere yawe. Numvaga mfite agahinda bwo
none se amarere wari ufite noneho urayagabanyije ubusa noneho turoba babiri ibyo duhuriye murabibona shaka ariko ntabwo sinzi ibyo yagutwaye wenda ngenzi ibyo yantwaye mani babara ko kubwiza mbeba y'imbaraga tabyahi oya reka kubwira oya wikikarakasa hano hanze umusa reka aratwemeje ubusa mani uzi bebe reka kubwira mani namubebe nawe uri njyewe se ngere kamanze mubaze icyo koze njyewe ujya unyobera mu by'ukuri nk'ubu bintu burimo ni ibiki wanze kujya ku ishuri ushaka kuza kwirirwa urwana n'abasore hano mu nzu cyakoze uwakuruzi ntiyakanaga imana ishobora byose nzagukorera iki koko ko navuze ko nabiti urashaka ko nzagukorera iki Mika nyine ntabwo ndi kumva ibintu impamvu y'ibi bintu bite byawe mbwira Mika haguruka umbwire pe mbabarira mvaho pe kuko ngiye urananiye burundu ni iki kintu cyabaye urarira suri kuririra mu biki uri kurira byagenze bite bari abahungu mbonye hano nabaye naramukundaga uri njyewe kugezaho aho urumva guhera kurwara namukoresherezaga inzara kuwikanga wowe niwe wamukurikije ababuretse bakubwira nkamugurira imyenda sibyo bose si ubona ko nta kintu bariho mwana rimwe na rimwe na minerivare nkamukomeraho wishyuraga na minerivare baburetse nkubwire ibyo ngibyo nibyo urimo urumva umva se umva nyine nkubwire sitoke nkabamenya nasohoraga amafaranga atari munsi y'ibihumbi 100 usura mukobwa buri kwezi yantwaraga amafaranga atari munsi ya umva musa hatavuyemo ikintu na kimwe ibyo ninjye wabikoraga nawe se manishuraga ishuri wa mukobwa namujyanaga naramusukana uko nshoboye wa mukobwa naramutetesheje nagiye za marete za convention nta hantu hageze uriya mukobwa nabameneraga icyo kurya mu cyaro nazanaga imodoka yuzuye mu cyaro kiwabo na mama nkamugaburira ibyiwe nkajyana n'iwabo mu cyaro nese ukunda abahungu babiri icyarimwe ufite imitima ingahe ni gute ushobora gufata umutima umwe ukawusharinga abantu barenze murumuna wanjye mbabarira aka kanya ndi murumuna wawe kuko bigucanze none se wabatwaye iki kuki mutonganiye hano bagufashe cyakaze titi narumiwe pe kubera uburara bwawe n'ububandi bwawe wamagaye umwe n'undi araza yigo akoze tuvugisha ukuri Mika urumva ushaka iki njyewe ntabwo nibaza ku myaka ufite kugeza ubu ngubu utazi ikintu ushaka ni gute umukobwa ungana nawe aba atazi ikintu ashaka urumva ushaka iki urumva ushaka iki wowe muri wowe ndashaka guhinduka reba igihe nahereye nkwinginga jya ufata ibihe usenga ndajya ku ishuri nkagusiga uryamye njya gusenga ukabyuka ukajya mu burara bwawe n'ububandi bwawe wanze kumva inama zanjye zose kuko barumbwiza ukuri urifuza iki Mika ubu mama hari azi ibi bintu uba uri kwirirwamo hano urifuza iki titi murumuna wanjye ndashaka guhinduka wowe uhinduka mbabarire ntabwo nigeze nkumva nka murumuna wanjye ntabwo nigeze numvira ntabwo nigeze numva inama ngiye mbese ntabwo utangiye kubananiza leta ziri kuva mu myitwarire yawe ubu se urabona ahubwo batazakumenya uruguma hano wirirwa kuri WhatsApp wabubeshye wirirwa kuri call wabubeshye amafaranga y'abandi wirirwa urya ko waje kwiga koko izi business zindi wishoyemo ni ukubera iki wahindutse kuko ukaba umukobwa muzima ntabwo nzongera murumuna wanjye ntabwo nzongera Mika ndagukundira umukuru wanjye sibyo
wantanze kubona izuba pe. Ariko imyitwarire ufite ijya wumva ko wifuza no kuzavamo umugore w'ejo hazaza muzima, sibyo? Ntabwo ibi bintu wabyikora ubuhungu buba bugushuka buza bukurya amaturu gusa, nta kindi kintu kizima bakumarira usibye kukurindagiza ukica reputasiyo yawe, ugasanga ukuze bakwita ikirara. Wabaye umukobwa muzima, umuntu mukuru nkawe ubu ngiye no kujya nirirwa nkugira inama kandi uzi ko unduta. ntabwo nzongera mbona nawe. Ngiye cyo kuzibona nafashe umwanzuro ko ngiye kwigendera nkaguta mwiga, uzi ko niriwe nshaka n'inzu, ngiye navuye ku ishuri njya kwishakira indi nzu, ariko ngiye kuguha amahirwe ya nyuma Mika, ninongera kubona uri mu bintu by'uburara ngewe nzaguta hano nigendere. ntabwo nzongera, ndagusezerana ko ngiye guhinduka. Ntabwo uzongera? ntabwo nzongera. Nawe ndakubabarira. ndagukunda. kumwe nawe she's spending my time with you bro. mukobwa yaradukinnye musa, yaradukinnye. uzi ukuntu yadukinnye se? Amafaranga afite ahandi hantu yayashyiraga. Cyokoza niba yarasevinze, nawe ukuntu nakubonye nabonye utari imbeba nawe, ewa urahumura kabisa, urahumura bamutera bakakubona. Ukuntu nabonye uhoma, yaturiye amafaranga menshi. Mwana wa mukobwa bishaka Ugereranyije yagutwaye nkangahe musa? Ugereranyije n'amafaranga nta na kamwe.